ziranye baba mu mushinga uretse gato uyu Moses aziranye na Eric Semuhungu uyu Moses aziranye na Jihad abantu bose aba bantu urutonde rwabo ndarufite uburyo bagiye baziranye yuko uyu motion ibintu byose yakoze hari abantu ngo bari bamutamitse ayiwe biravugwa yuko uwitwa Turahirwa Moses emotion biravugwa yuko yamaze kugera ahantu bitihuye muri rehabilitation kugira babanze bamuganirize kuko twebwe igihugu cyacu iyo tubonye umuntu yaturumbutse yaturuvuga ngo guturumbuka oya aho kwica giterane kimuti yaturumbutse ngo bamwohereze imageragere nagera i Madrid targetinga yarafite ngo niyo kujya kuganiriza ngo urubyiruko ruri muri gereza ngagende ngarubwira yuko igihugu kitabakunda kandi bari mu igororerwa umuntu wese wanga u Rwanda agiye guhura n'ibibazo urahanuye utangiye kujya mu mwuka rero reka nkwereke rero Benovi ibi bintu ndi kukubwira ndagira ngo noneho njyewe mbisabe n'igihugu Imana imbabarire ibi bintu simbivuze nubwo namaze kubona breaking mu bintu biri kuvugwa imihanda bivugwa yuko witwa motion yamaze koherezwa muri rehabilitation ibi bintu ndabisabye mbisabye igihugu mbisabye urwego rw'ubugenzacyaha mbisabye abanyamategeko mbisabye igihugu cyose mbisabye abanyarwanda bambabarira uyu motion ntibazamujyana imageragere kuko target afite ntago ari nziza bitewe n'amakuru ndi gukura imihanda itari myiza aya namakuru ngewe ndi gukura imihanda ndetse n'ikota amasimbi nyuma yuko amaze gucendebera ibintu bimurangiriyeho ese ubundi urabona atari depression none reka nkubwire Benovi wumva ukuntu abantu ari abacuyi akenshi na kenshi abantu bakunda gufatirana umuntu babona ari mu bukene nese ugira ngo motion yaragifite amafaranga akada aya makuru nkura hanze biramutse bibaye ari impamo hari abantu batumye Moses kuvuga buno butiku n'ubusutwa ubugambo budafututse bwuzuye ubugoryi n'urwango n'ubugome n'ubutindi n'ishyari n'ijinyori n'ubutiriganya nzahiga bitrade hibaze sha ubusibu nari narekura ntayivu mfite iyi breaking mfite ibi ni ibintu bivugwa yuko zimwe muri depression zagiye zataka uwitwa motion harimo n'ibihombo yagiye agira byo kubura ubwenge bwo gutekereza gukora indi design nkaze kubabwira kagambane abantu bamaze gukora uwitwa The Ben Tiger B ku gitaramo cyo bamaze guhuza na Paraso mbafite inkuru ya Clapton Kibonke na Costini nkagira inkuru ya BMG zo na MC Nario ngomba noneho yo kuyiva ibuzi. Yes, of course, come to baby Nove KFK, of course, King of West Ambassador of upcoming artist mtoto wabutamwa na ngenda toka TV tutravoka butindi nyirubwite vineshe kuri majiko ndavuzwe ambyeshoro hit yo terezuba iticuti y'aba boss nitijwi ry'aba diaspora ningejwi abandi nikakajwe komi pandemic in the city umwuzukuru wa Rojama Fund Shop umwana w'umugore imbaraga z'igihugu kandi zuba kavuba. This is Wabaga TV. As you know, as you see, ngira ngo kwicaza abantu byo ni ibyacu ariko kuzibura nibyo twaremewe. Buri rimwe na rimwe ari igihe uvuga ati se ubundi content yayicara wige ndetse no kuzibura mu bitandukanyiriza hehe. Ibyo byose turi kumwe na mwenyewe bamwita Wabaga cyangwa se Sky 2 Papa Doboy Papa Skyla Papa Muceri noneho sinzi ngo ni inkoma mashyi y'igihugu sinzi nandi mazina inkoma jye bivuga neza inkoma mashyi y'igihugu itandukanya ibintu bivuga ngo suzi urabiza ahubwo oya sibwo ko ari uwo utangiye ngo sinzi kuki uri kubijyana ku ruhande nese amazina yawe ngewe bivuge none se kuki utayazi ubu Okimu akurusha kumenya amazina yawe atoro kambwira Okimu bushize warambwiye karo muti tinaje oya utangiye nawe rero kuvuga utari twiza nukagijomba mutuna udukisi mutine tugambo sindukunda n'umutine se uramuruta oya Okimu ndamuruta ariko ndamuruta ako Okimu jumenya ko ari umufashion Okimu wari wamubona yambaye weho Okimu mwe mwahura we yambaye we nk'aba fashion wowe yabaga kwa agent designer se agent designer se yari gukora na Okimu we yahoze kuva na kera akora n'abantu bitwa ba motion
Heje nuko yazanye ibintu bya byanuza abarazanye ibintu bya creativity bwa nyuma nyine nawe akaza ahita abakubita hasi ariko ubundi Heje ntabwo icyo gihe yari yakabasha kubimenya ko yari akiri kwiga ko bura Heje bakora yarize ntago ari nka bya bindi bapfa gutoragura. Heje ni no muri legend man ibaza umukobeje yanyeretse karaseri mwana irimo impapuro yigiyemo muri primaire ibintu bya kutire oya none yarambye akamana ababire bagira n'inzika ariko ibaza kumuniga akakwereka mani boro za interrogation yagiye abika kugira kwemeze ko ari umufashion designer wa danje mana kazana nka boro za interrogation yakoze zo muri kutire aguye ati mani njye uzi ko natsindaga ikibazo cy'uburyo bambwira ngo urushinge rucangaha urudodo rugaca cyakazamana baje muri pratique bure generanganije arambwira ati hano za IPRC iyo yabaga dahari ntabwo byakorwaga kubera ko niwe muntu wenyine wari ufite brand mu bantu bose biganye muri promotion yose niwe muntu wenyine wari ufite brand kandi ikora ariko Heje ni brand yari afite ni iyi ntago ejo bundi Heje nabonye brand kuva yakora abana batoya akabambika amakote ntago aribwo nabonye brand yese nibwo wayibonye ariko se njye nkunana nawe guhera ku ndirimbo nakoze ariko Heje ntubyemera kandi yamuzanye mu mwandiko byemera ngaho nsobanurira nsobanurira ninde wazambitse oya njine ngewe ninde wazambitse ni wese none se atari we ni wese ukora icyango kimeze kuri ukora cya cyango nyine cya Jackari yambaye ni wagikoze none se muri tora pike ndi watwambitse se so nkore zira design zose none se ngubwira abantu reka twira kwirwa tuvuga abo bapeti b'impanga twe kwirwa tuvuga iki wegene umusacinge ku mbuga nkoranyambaga wanzu ubonye ibikoresho cyangwa se ibikorwa byiwe ubone kuvuga icecekere mfite breaking news yes nusanga se ejo bundi muricara wiga ko nzatangira kuyikora ku wa mbere nujye ubona niyambara udushati ngese urumva ntaba namugezeho agwamagareje byumve uretse gato urumva ngewe uri kumumbwira ntamugezeho ariko nekeza ko nawe tuvugisha ukuri urumva uretse gatoya urumva naba ntamugezeho Benove urumva rega ngewe namaze kumenya karite ariko gitinya umwana ukora costume ku myaka 15 yakoze narume n'ubuzima bapeti banaye yakoze nka cha Eugene designer ku myaka yiwe 15 akadoda costume imeze kuri ubu nanjye ibintu ngiye kumukora Eugene design yenge kumuhesha abakiriya ariko nanjye basi n'ukuri Benovia uze kumumamagarira Eugene designer amubwira ati n'ukuri ko Imana sikaye tumurebere mu gitabo kimuwe wenda nawe ajya urute muricara wige ageza gutambutse muri umva hari igihe tuzatuza tuzibura n'igihe tuzatuza twicaza abantu ariko basi muricara wige ajya nkubita n'akasuti umunsi tuzatuba turi gukora umamagare Eugene designer umubwira ateje ati sky tu warebye ukuntu ujye umutamo ubushati kuko urumva kumuvuga hari igihe dushobora kuba turi kumuvuga gutya abantu bataramenya karite yiwe ariko basi nibabona nateretsemo nk'agashati cyangwa akaveste bazavuga ati ntasi yavumbuye yego Sky rero umuntu bita BMGzo ndetse n'umuntu bita mbabarira Benove wita Benove cyakoza mana we hari igihe unzamura ugashaka kunyicira ibintu utangiye kunzamura ujya kumbwira ibiki urajya kumbwira ibya BMGzo na ba MC umwandiko wanjye w'uyu munsi niwe ukeneye urabura kugira ngo dutangire nkwereka ukuri ubu nambaye jezi imeze gute ubwo duherukana nakubwiraga gute ntabwo nakubwiye ngo Rayon Sport gikundiro FC Rayon Sport ikipe y'abanyarwanda suni cyitwaga Skol twamaze kuyikubita inshuro ubu jezi za Rayon Sport zigiye kutangira ziba ziriho ibi ni ibintu navuze ntabwo ni ibintu navuze ni amakuru nicukumburiye ibi ni ibintu navuze yuko iyi ni sample ya jezi abakinnyi ba Rayon Sport cyane cyane babira amahira bede bari gutsinda ibitego bya kasamutwe ibi ni ibintu bivugwa yuko ubu iyi ni sample naje kwereka abanyarwanda ya jezi Rayon Sport igiye gutangira kuzajya yambara ayiwe none se ubwo ngubwo Sikoro yabuze ibiciro byo guhemba Rayon Sport none se ko twamaze kwigarika Roots Investment Group yamaze kwigarika breaking news none udafite Roots Investment Group uruganda rukora ikinyobwa cyiza cyane aricyo B1 Gin Roots Investment Group yamaze gukora rebo ubu twamaze gusinyisha umuhanzi bita Aruto nyuma yuko TP Music imutesheje agaciro kareka mbikubwire hamagare boss wamuhamagaye se cyangwa ugahamagara muhamagare hamagara rutumubaze iyi ni breaking twamaze gukora rebo ya Roots Investment bayita Roots Label
Kwa iki? Roots label. Ese Skyto kuri umuhanzi ko bataguhereyeho. Bameraho se ngiye ko nipanze akazi ko kwamamaza ngiye ndi managing. Eh? Ahubwo ngiye boss mu biceri ngiye nkakora imiziki ya. Ni ukuvuga ngo niwe brand none ubwo niwe ugiye kuzajya uba umuvugizi wa Ruto rero. Kandi ngiye ndi manager. Niwe manager wa Ruto. Boss ni owner of the business ni ngiye manager wa Ruto nyine. Kada. Yego. None se sije muvugizi. Njyewe nimba marketing inzoga nka B1 Gin kagoye nga viral. Ni gutumbwira ngo ngewe kuba banzaniye Ruto kugira ngo tumugoyingishe viral kandi umenye ko Ruto no muhanzi mwiza. Ko numva umuhanzi wanyu nimero itagicamo. Oya nimero yicamo. Muhanzi wanyu ntago nimero igicamo. Uretse gato mwihamagare. Muhamagare. Ushobora gusanga ufite bwa nimero bwa kera. Yego. Ribaye composer ariko. Muhamagare. 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 Allo? Yego yego. Banyita Benovi wa Ruto. Andi mu kiganiro n'umuntu bita Skyto arambwira tubu management wari urimo yamajije guhinduka ubu B1 Gin igiye kubikurikirana. Ayo makuru niyo. Mubwira ibi ni ibintu mvuga narakubwiye ati ni breaking nyuma yuko TB Music itesheje agaciro Ruto Ruto yamaze kwipanga akazagiye kuba kubita hit after hit mbaza ngidirimbo igiye gusohoka niyi waretse nabanze ngakubwira indirimbo igiye gusohoka Ruto dufite indirimbo ya Ruto yamaze kujya Dubai yagarukanye umuzigo utajya kumbwira ngo none ngo bagadi nibo bashutinza Ruto oya ubaze rikiriki twamutegeye indege mukura muri Amerika dushutinga indirimbo nshasha Ruto ikibazo cye nagutuma avuga uravuga iki se uramubaza iki songu ngende umuvugizi we ngende umuvugizi ubundi urabaza iki Ruto ngende umuvugizi wiwe ngende umuvugizi we ngende umuvugizi reka mbikubaze wowe ngende umuvugizi reka mbikubaze yego urumva yego Ruto we narabitwemereye zikanda zimeze yego ariko niba bitwemereye nshaka kubanza kwibaza kino kintu nangiye kumubaza niba muri TB Music twarabanye baramukoreye collab na Uncle Austin hano bahereyeho byatumwemere ko iyo management ihari mbabara utaza ukoze ibintu buretse gato kiribuza kutwega ko Ruto turaza kumubona muri brand ya Danger dore ko umwana baraherejeje inyuma nka yamano yamajije kumucaho yamuciyeho reka noneho natwe dufate Ruto tubanze tumukubite mu cyapa mu mujyi afite inzoga ya B1 werindira indirimbo twamushutingiye Dubai ibanze igiye hanze nibwo uraza kumenya urwego rwa Ruto ntago biraza guteza injari ko nzi ko abantu benshi mukora muri B1 Gin mwese muri abahanzi bakaba babazaniye undi muhanzi ugiye kubahagararira oya none se uriya first of all ngewe uriya ririmba R&B ngiye ndirimba hip hop ahubwo ushobora gusanga ari amahirwe yanjye yo kuba tuzanakorana gakorabo nane mu bihano nk'ibyo social yanayemo oya aka kantu gasiba akaiba gasiba iki ase kugasiba yemba ndi mu kazi ako siga mutinya soshomura siga mutinya oya nyine urumva nge na amahirwe kuri ngewe kuba Ruto ari muri B1 Gin ari muri company ya Roots Investment Group kandi noneho nkaba ndi n'umuvugizi ndi na manager Skyto nawe ndagaruka muri B1 Gin ntago ibintu byakunda kandi akazi ahubwo bwire boss ngo boss akazi ndi gukora ka B1 Gin akakaruza katukamwoherereze oya kandi ibiganiro byanjye bireba boss uziko boss wa B1 uziko ari we muntu wa mbere wakoze subscribe hano kuri Wabaga TV reka da yego tukishimye yarambwiye ako afise n'umwana mwiza bayide ariko ati umwami ntago yicare ga Skyto umwami ntago ajya yica rubanda ntibazakube haryo ruvuze Austin nyine mana yanjye mfite breaking ntago ndi buyivuge uyu munsi Benovi iyi breaking mfite induru ziri kuvuga hagati y'uwitwa Austin n'uwitwa Kibonke Clapton ubwo mbabarira Kambwira ko bari gupfa iby'imiceri buretse buretse ibya Austin na Kibonke nzabigarukaho ni ikiganiro cyabyo mbabara uyu munsi ntago ari cyo kintu nshaka kuvuga nuko wambwiye ngo ntago wambabariye ibyo bintu ni ibintu nzagenda ngarukaho kandi iyo nkuru iyo ushaka ko nyuvuga atari yanzanya Benovia binera gahinda rukuntu Benovi nukajya mvugisha ibintu byinshi byumbabarira nk'iyo nkuru ya Kibonke na Austin ni inkuru nacukumbuye ahantu Benovi utazi ni inkuru nifitiye ahantu y'ubwino nzayiha abanyarwanda none iyo nkuru ya BMG zo
na MC Nariyo nayo nyifite ukundi kuntu. Okay. Hari ibyo nzi kuri Nariyo, hari n'ibyo nzi kuri BMG. Reka Kuko twinjire mu kuko mwanya buriya Julie buretse Ugiye Julie buretse Ugiye kuyivuga? wanze wibuke ko Julie ari inshuti yanjye twiza hano hamwe igitwe muri Sapage. Uzabibaze DC Creme. Harya mwese burya muri abigitwe. Uzabibaze DC Creme. Cyakoze mu ryo bugari koko. Nakoze cyane bwa gitwe. Neka babyita Buhanda. Ariko njye burya ahantu henshi. Mu burya ahantu ubari. Harya efuta ikizi. Harya bwa bugari bw'iwacu babwita gute? Babwita Gitarama. Oya. Bwa bundi. Handi hirya homu. Hamwe hari imijunde se. Oya. Pana handi hari imijunde. Ibuka. Bwa bugari bwiza harya babwita gute bugurwa muri si. Handi babwita Buhanda. Oya pana Buhanda. Bwa bundi busigaye muri Nakumati muri Simba bacuruza bo bari babafunze kinazisha. Ni kinazi. Cyakoze ubwenge bwaho bwagiye n'ubundi. Ese futa ntago muzi nyine kizira nawe ko yipanze n'ubundi ni ikizira. Ni ikizira kabisa. Ariko ikizira nawe ngo nzamure kuri rokete maje kumenya makuru menshi zikayitu. Uzamure kuri. Ntamurekuраho wese n'ugomba kurekura. Ese ikizira we ntago yigaritse akaza muri gospel. Mubwira uburyo yema baraza bamutera amabuye. Kubera impamvu nashaka kuvuga kano kanya. Ikizira nawe ngo yababereye ikizira. Ese ikizira ntago nzamurekuraho. Gihe kizira nzanamurekuraho. Uzamurekuraho. Ntamurekuraho. Hangi ibyiwe ubwo nanjye numurekuraho nzahita nkora part 2 itavuga ibya ikizira na madamu. Oya ibyo na madamu byiki. Navuze agakundi kiwe. Wena babiva muri uyu mwuga n'abato bose babiri. Use nkujyane mu munyinya si bihabera. Ujyane mu munyinya. Reka iyo nkuru tuba tuyihoreye. Ujyane mu munyinya. Mbega inkuru kizimbabarara rwose urebe ukuntu uza kunkandira akanyenyeri. Basi iyi nkuru mbenye tsimbye ku ndiba y'ururimi. Kuko umunsi nzarekura umwandiko ndi kuvuga kuri to bose babireba nabiva muri uyu mwuga n'ikizira ubakuriye. Abakuriye. Cyakoze warakoze neza waberetse umushinga. Twikomereze rero. Binovia reka ngusobanurire ikintu kimwe. Nshaka yuko twinjiramo. Ikintu ndakeka. Iyi nkuru se ko ndebe guciye umugongo mana we. Ndashaka kuyiririmba ndashaka kuyivuga maze kuririmba kakaririmba. Akahe? Na kintu na kimwe njye mvuguruza. Turi wano. Dore nzanyimuruza. Turi wano. Magurutse gato wayitumbisa. Turi wano. Muri ubusa. Busa gusa. Urakoze cyane. Rero reka nkubwire bro. Ibihumbi 70. Buretse gatoya Binovia. Iyi nkuru. Mana we. Binovia mbabarugira gutya butegura amashyi yawe. Ubu yategura. Ubutegura amashyi. Ubu mbabarira ukomera amashyi urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Dushimire Dr. Murangira Thierry. Mana yanjye yakoze akazi gakomeye kuri iyi nshuro mu mwandiko. Mana y'isi n'ijuru we. Kuri iyi nshuro mana we. Uyu mwaka n'uw'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Mbega akazi bakoze. Imana dusengera komeye. Iyo mana dusengera komeye. Imana itabura guseruka. Imana yumva reka nisakere gatoya. Reka mana. Iyo mana dusengera komeye. Ariko impamvu ndi gushimira urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi y'igihugu. Nkanashimira umuvugizi mukuru wa RIB. Murangira Thierry. Binovi mu mwandiko tuzakora dutangira gukora icara wige twimura. Ngewe rwose ngewe Thierry nzamwimura. Kazi yakoze nakazi kindashyikira. Kagira inkuru. Binovi. Ejo bundi mu masaha y'umugoroba nagiye kubona mbona breaking news ivuga yuko uwitwa ngo harya ngo yitwa gute? Motion Moize. Ngo Moses turahirwa. Turahirwa. Nagiye kumva numva ngo yamaze ngo kugira mu maboko ataraye. Binavugwa ko kenshi ngo buratari no mu gihugu ushobora kuba ntago ndabimenya ahantu yarari. Oya abantu bagenda bavuga. Oya twese ntago tubiza aho yarari. Ariko bamukuye. Buretse
ntago tuzi twese ahantu yarari kuko ngewe no mu nkuru nikururiye no mu biganiro nagiye mbona abanyamakuru bagiye bakora nta n'umwe uzi ahantu yari aherereye. Impamvu dutangiye iyi buretse impamvu dutangiye inkuru tugenda dukoma amashyi ni ukubera yuko hari akazi tuba twabonye kakozwe. None se amagambo Moses yavugaga yarazi ko ari kuyavugira ku yindi si wasanga ari nko kuri Marise we nta kibazo n'ubundi mu byo bamufatiye ntago ari amagambo ariyo bamufatiye. Bamufasha ashinjwa iki? Byabwenge ariko abantu benshi barabivuze ati nta wasanga ibyo bimukoresha. Wabonye abantu bateye amabuye Eric Semuhungu buretse yidekaraye harangije umukobwa wacu Semukobwa Eric asigaye akundana na Berosto. Reka da asigaye akundana na Bero indisi Tubose babirongo abamusiramu uyu nawe rero atangiye kumvanga. Siyakubwiye ngo nubayoboye se banza umwumva we buretse gato buretse gato ya mwimvanga reka tugendane tape par tape. Benovia uyu Moses ibintu yagiye avuga n'amabuye batera Eric Semungu kuba yavuze ngo hanwe bagatangira kujya muri comment batuka Eric Semungu ibimukeneye nawe biramukeneye. Tubanze tumenye yuko aba bantu bombi baraziranye baba mu mushinga. Buretse gato uyu Moses aziranye na Eric Semuhungu uyu Moses aziranye na Jihad. Abantu bose aba bantu urutonde rwabo ndarufite uburyo bagiye baziranyeho. Harya ba Brian ntago babamo Brian aziranye na Tesha bazanye na Tesha urumva buretse gato ariko reka nkubwire nje mbanze nkubwire ijambo rimwe aba bantu bateye amabuye Semukobwa Eric baramutse bashaka banamushimira ayiwe yiki ubu se bureka nkubwiza ukuri kuba yamusabiye yuko ahanwa iyi none ngiye kuzana nge sindi mu musabira no guhanwa kagira inkuru. Iyi breaking nzanye biravugwa yuko aya ni amakuru nzanye n'abantu baturuka mu bihugu byo hanze bagiye bambwira ibintu bitandukanye. Ni amakuru ari guturuka imihanda agiye atandukanye nyuma yuko uyu nguyu Turahirwa Moses aka Motion biravugwa yuko nimba n'ubundi koko ibyo yavuze mumbabarire ibi bintu abantu ndi kubibwira munega amatwi. Amakuru nkura ikota amasimbi biravugwa yuko uyu Motion ibintu byose yakoze hari abantu ngo bari bamutamitse ayiwe bakamubwira ati genda ushaka uburyo wafungwamo. Urumva nukuvuga ngo biriya byose yagiye akora yabikoze kubera yuko yari yamaze kwiterekamo agafuri amaze kwiterekamo za jigini ngo bivugwa yuko ngo hari abantu bamutumye kuvuga biriya bintu kubera yuko kampani yiwe yari yaracendebereye ngo birangira bamubwira ati turaguha umufungo ndetse ibyo ukora byose tuzanagushakira n'abavoka. Ngari kuvuga bino bintu none rero nk'impamvu iyi ni breaking mfite biravugwa yuko uwitwa Turahirwa Moses aka Motion biravugwa yuko yamaze kugera ahantu bitihuye muri rehabilitation kugira babanze bamuganirize kuko twebwe igihugu cyacu iyo tubonye umuntu yaturumbutse vuga ngo guturumbuka oya aho kwica gitera kimuti yaturumbutse barabanza bakamufata bakamujyana muri rehabilitation bakamuhereza abantu bamuganiriza bakabanza bakumva imitekerereze yiwe iyo basanze n'ubundi atari we hari uburyo bamuhezereza. Ariko buriya nanone ayo makuru ndi gukurura bivugwa yuko nubwo bamujyanye muri rehabilitation ngo biravugwa yuko ngo tagati ngo bari bafite ngari yo kugira ngo Motion ngo aze mu Rwanda namara kuza bamugeze mu rwego rw'ubugenzacyaha bamujyane mu mategeko ngo bamwohereze imageragere nagera i Madrid. Tagati ngo yari afite ngo niyo kujya kuganiriza ngo urubyiruko ruri muri gereza ngo agende ngo arubwire yuko igihugu kitabakunda kandi bari mwigororerwa. Ayo ni amakuru nk'uri imihanda
ibyo bintu rero nanjye nabireba nkahita nibuka filime witwaga Heza yigeze gusobanura y'ukuntu abantu bamwe na bamwe iyo bashaka guhirika ubutegetsi cyangwa se iyo bafite umugambi mubi ngo hari amakosa bakora bakijyana mu magereza kugira ngo bajye kumanipira abantu bare muri ibyo bintu. Usubira muri filime witwaga Heza yagiye asobanura akaba wenda yashaka kugenda akafata abantu akagira ngo ni ukuvuga ngo agere muri gereza narangiza asanga urubyiruko rwagiyeyo ruzira gukoresha ibiyobyabwenge ndetse cyangwa n'ibindi bintu rwenda no gutaha agenda bamanipire none namara kubamanipira abangisha igihugu namara kubangisha igihugu batahe bafite imitekerereze nk'iyiwe y'amafuti. Niyo mpamvu kuri inshuro nkurikije opinion yanjye njyewe ndaza kwisanisha ku magambo umuryango wa Motion wagiye kuri speech zabo na commentaire zabo baravuze ati uyu mwana ntabwo twebwe turi kumwe nawe turamwipakuruye, ntabwo twigeze twebwe tumutuma kuza kuvuga amagambo adahesheje Imana agaciro ndetse no kuvuga yuko adakunda His Excellency Paul Kagame Papa Skaitu papa w'igihugu cyose. Ariko nihereye kubera icyo uheraho rero rega jya umenya ko ngewe ndi bucura bw'Imana kandi ngewe kandi jya umenya yuko rega perezida buriya Paul Kagame ngewe jya umenya yuko ngewe ari papa wanjye. Imana sirabyara bucura bw'Imana kwayiteye rimwe yitera Bikira Mariya ubusubu Benovi wongeye kumva Imana Benovi iyo ubona ntari bucura bw'Imana koko yego wenda wazanye amatama oya nitwahirwa abasenga Timote kandi no muri Bibiliya biravuga ngo hahirwa uwizera Uwiteka shawa mfuro none ngewe nitwahirwa oya zasome muri Matayo 5 hahirwa abakene mu mitima yabo. Ubundi hari akaririmbo buretse nkubwira hari akaririmbo bavuga ngo nitumwegera aratwegera nitumukunda aradukunda nitumusanga aradusanga aradusanga. Nukundi Imana nayo izagukunda ariko nuhanga nayo izakwanga. Umuntu wese wanga u Rwanda agiye guhura n'ibibazo. Urahanuye utangiye kujya mu mwuka rero reka nkwereke rero Benovi ibi bintu ndi kukubwira ndagira ngo noneho njyewe mbisabe n'igihugu Imana imbabarire ibi bintu simbivuze nubwo namaze kubona breaking mu bintu biri kuvugwa imihanda bivugwa yuko witwa Motion yamaze koherezwa muri rehabilitation. Ibi bintu ndabisabye mbisabye igihugu mbisabye urwego rw'ubugenzacyaha mbisabye abanyamategeko mbisabye igihugu cyose mbisabye abanyarwanda bambabarira uyu Motion ntibazamujyana imageragere kuko target afite ntago ari nziza bitewe n'amakuru ndi gukura imihanda. Hamwe nzi ko yageze ubwo ngubwo bamujyane Nyamagabe cyangwa bamujyane ahandi hantu aho bashaka ariko aba ari ahantu wenyine ari kwitekerezaho kuko afite imitekerereze itari myiza. Aya ni amakuru ngewe ndi gukura imihanda ndetse n'ikota amasimbi nyuma yuko amaze gucendebera ibintu bimurangiriyeho. Ese ubundi urabona atari depression? None reka nkubwire Benovi wumva ukuntu abantu ari abacuyi akenshi na kenshi abantu bakunda gufatirana umuntu babona ari mu bukene. Nese ugira ngo Motion yaraje ifite amafaranga nakada depression yaramucanze nyuma yuko nta mafoto wabonye ariko cyakoze amana ibintu mwigira cyakoze amana we abakozi mfite amakuru ngo yagiye abirukana bamwe na bamwe atabirukana rwose abakozi yarabirukanye. Impamvu yagiye abirukana ni ukubera ko yacendebereye yabaye nka wa muntu wafashe urushinge arujomba ku mapumbu kwibya vuze ikiganiro vuze ibintu bitari byiza ni Ikinyarwanda nese uko biza abantu ibintu bivugitse nabi n'by'abagore abantu bareba ibintu byacu ujye umenya ko n'abana badukurikirana ntago barizi aka kantu uze gushiramo kakaro kavuga ngo ariko hamugara ko umwana wumva urusaku rwa Skaitu makuru ya Motion
ariko nawe niyo yashaka akabyumva kuko bano bana n'ubundi ni ba Rwanda rw'ejo bajya babanza bumve n'ibi bintu banakumire. Ntabwo njye nashyigikira uyu muntu imbere y'Imana ishobora byose. Benovia ndabikubwiye mbikubwiriye aha, Imana yo mwijuru imfashe witwa Motion rwose ntibazamujyana imageragere kuko amakuru ndi gukura ikota amasimbi biravugwa yuko atagenzwa na kamwe. Ntabwo watinyuka wa Benovia ngo uvuge ngo wanga igihugu ngo ukanga na His Excellency Paul Kagame, umubyeyi waduhaye ibyishimo, igihugu cyamaze kuba tambarari. Ariko buretse gatoya wumva ukuntu abantu biyahura, buretse gato wumva ukuntu abantu biyahura, reka rwose banamupima musangamo n'ibyo bifuri, bamusangamo n'ibyo biyobyabwenge. Ntabwo wajya kuvuga ari amagambo abantu batagutumye utabanje no kunywa izo furi. Ibyo bimukoresha tari byo bimukoresha, biramukoresha akanakoreshwa n'abandi bantu. Ntabwo ujya ubona abantu njya nirirwa mbona Kasuka arimo aratuka abatukira ku karubanda. Ntabwo nirirwa mbona kuri social media. Noneho twabahagurukiye, reka natwe noneho dutangire tubatunga intoki, namwe noneho isoni zibafate kugura ikimwaro. Ikimwaro kibafate. Inkoma mashyi y'igihugu narababwiye ati nitwa Nkunda u Rwanda, ndi inkoma mashyi y'igihugu. Ubu muraje mwandike muri comment ngo urunegereje se nuruhe? Sha namwe hari ibibategereje. Ubundi se bwo byakubaho wibwira ko wakoze icyaha guharwa n'ikosa? Oya, ikosa ry'umuntu niyo nshuti yiwe, ntinkosa nzakosorwa. Kandi burya ariko nanone hari amakosa rwose akorwa. Benovia imaze kubyara rwose, hari igihe nk'umwana akora ikosa ukumva rwose inkoni yo wayimukubita. Ubu sindi umubyeyi, iyo mwana akosa rwose ukavuga ati kamba ndayikuryo ku kibuno. Iyo nkubwije rimwe amagambo rimwe kabiri gatatu inkoni ndayikurye. Njye nakubwira ngo ikosa ibikosa uko risubiwemo. Ubu sibu ntaryo ubonye. Ubu nabwo umugani wa DJ niwe nabonye muri comment y'ubutaha. Ejo bundi bapostinze Motion ari kuvuga ari amagambo. DJ yarangije baravuze ngo rekube ngo bya bindi ngo boye amagambo yavuze ngaraje avuga ko n'iryo tabi bwa mbere mwamufungiye ngo nabwo yari nkwereye mu Butaliyane ngo hanze y'igihugu. Nabwo agiye kuvuga ko bivugiye hanze y'igihugu. Nabyo se yabivugiye mu Butaliyane. Ngo nabwo ubu ni kuva bamusanzemo itabi ubaraje avuga ngo nari nkwereye hanze y'igihugu. Oya bamukwitire hab. Oya ariko gerega mbona abantu bamwe ibitayo bakwiye. Urumva oya sinibyo. Kiretse wari buretse gatoya niba wari nkwereye kujyana ahantu buretse mbanze mubwire Benovia reka mubwire nge Motion ikintu namusabira aka kanya nkeneye yuko Motion bamushyira umuterapist kana nta kibazo cyo mu yego akamuganiriza namara kumwumva neza akumva imitekerereze yiwe azanatwereka abantu bamutumye kuvuga biriya bintu. Jaskete ubusundu uyu mwandiko nitwarukira aha ngaha njyewe ndekera ibaze sha ubusubu nari narekura mfite nini breaking nayivu mfite iyi breaking mfite ibi ni ibintu bivugwa yuko zimwe muri depression zagiye zataka uwitwa Motion harimo n'ibihombo yagiye agira byo kubura ubwenge bwo gutekereza gukora indi designer. Jenisi bakamufasha ahubwo arabura. Ubu dufite aba designer babiri bari gukora ibintu bya danje. Dufite ba Jeune designer tukagira na batanga designer. Tanga ku makanzu. Jeune nawe ku ikoti no kuri twa dushati habahamagaye bagakorana. Reka namara guhura n'abaterapist baraza kumuganiriza yerekana abo bantu bagenda bamubwira ibyo bintu. Ariko nanone Benovia aya makuru nkura hanze biramutse bibaye ari impamo hari abantu batumye Moses kuvuga buno butiku n'ubusutwa ubugambo budafututse bwuzuye ubugoryi n'urwango n'ubugome n'ubutindi n'ishyari n'ijinyori n'ubutiriganya. Nzahiga Bitrey dukorana ikiganiro kuko nimba ujya ukurikirana iriya ndirimbo Bitrey yakoze biragaragara yuko ibintu yavuzemo muri iriya ndirimbo yazi byinshi kuri uriya mugabo. Byari kujya mu ndirimbo y'iminota 2 n'amasegonda. Breaking news rero mfite soon as possible muraza kumbona nagarutse mu kiganiro cyanjye biticara wige nambaye costume guturuka muri Agent Designer ikorera hano muri Ararume ikagugu nambaye costume mfunzemo boku
uyu ni umwana w'imyaka 15 wipanze kuvuga ati Skyto nyene kuko na muri cara wiga wateretseho utaramera ubwanwa wambaye agakositimu kameze neza fresh mu mutwe. ati kandi n'abari aba diaspora bawe ugomba kubabwira yuko yuko agent design namaze kwipanga akazi ndetse n'abandi banyarwanda n'abandi bantu bafite amakwe bamenye yuko umuntu ukeneye kubona agent design ngamukorera ikote ryiza waba ufite ubukwe naguce ko kwandikira reka nkubwire hari ubukwe nahayemo umuniga wanje wita James Van Boy. Van Boy. Yego, hari ubukwe agiye kujyamo. Buretse gato, one more time. Wongere kumbwira Van Boy waramumaye kuri live. Akambwira ngo arabyutse. Van Boy n'ubu ngo aracyaryamye. Hoya. Nose Van Boy kucyo tabambwira. Buretse gato ya Benovia. Van Boy. Buretse. Ntuze kumbwira umukire wawe ukennye bita Van Boy. Reka mbanze muhamagare. Uraza kumbwira abakire bawe bakennye. Ntaga kennye uri kumwohereza mu biraka namwohereje mu biraka ahaboro bita muri South Carolina no muri North Carolina hari ahaboro ngewe nzi buretse hari ahaboro agiye gukora ubukwe nageraga ngo ngenso mu bukwe buretse gatoyi kuvuga gusoma ubukwe Van Boy niba uri no kunyumva ari bamvije iki kiganiro buretse muhamagare datunze nimero yawe uhengura Van Boy ikote ukeneye kwambara hari amapasa twe naga abana b'Ikigali bayakubita nkubwira abana bitwa ba Reki Dance nkubwira n'abandi ntaje n'abategera n'indege bakajyayo Van Boy ntongere kumumbwira aho urambwira ngo araryamye niba atajya byuka simbizi oya Van Boy nimero yanjye ba muri oya yagiye kumubwira ko muri mobile money ni mo cash ayo ni DC byose biba muri mo cash ba muri mobile money iratira nshaka kumvisha ko ntabura amafaranga ntanakiguriza ariko Van Boy narebye andi bita za ward limit se Van Boy muramubona yimo oya ndashaka kugira ngo murangire agent designer azabakorera amakote bari abageni kuko hari ubukwe buhari akazi naka Van Boy cyane wakamwoherejemo nibanga ryanjye oya Van Boy rwose ngucishijemo ijisho sha Van Boy n'uburyo nabonye abantu bose hari ubukwe afite muri North Carolina no muri South Carolina nshaka yuko agent designer azagenda akamwambika n'ubukwe bwa Sirake na Mutesi bazajye ahubwo Sirake na Mutesi ndabasohoje banyita inshuti y'aba boss yego nibwo kabisa ubukwe buzaba ku itariki 27 ubu bukwe ndashaka yuko baduha akazi tukagahereza agent designer n'ubundi bintu kubyohereza muri Amerika byarakemutse tuzabibohereza tuzabakora delivery ariko nagira ngo nsoze buretse gusoza ubutumwa mpera Van Boy ubutumwa muhaye Van Boy mbere yo kugira ngo uzamuke uturuke muri state urimo muri kwerekeza muri North Carolina ndetse unajya za South Carolina ukeneye kuza ukambara icyango kimeze neza tukakigukorera ku itariki 27 uraza kunganiriza agent designer umumbarize ngo ubukwe bizaba ku itariki 27 na 28 uri tayari kuba abageni bose waba bamaze gusoza kubakorera imyenda wagakure ufite uri ku buryo ku itariki 19 ibyo bintu bizaba byamaze kugera muri leta z'Ubumwe za Amerika ibintu bimeze neza ariko nanone reka nkira akaka Van Boy tumenyane ariko Skyto buretse gatoyi umwepesha umukire mugomba kubwira ngo mumbwirire buri gihe uramuma ngo muvugane nkajyamo impamvu mba namugwe ngo muvugane kutama nimero ze ndaza kuziguhereza oya Van Boy hubwo nayo oya ndaje nziguhereze umwandikire umuvugisha mubwira ati ni Benovia inshuti y'aba boss ndashaka tumenyane tuganire kuko Van Boy afite impano uyu Van Boy niwe mu diaspora wenyine uwagwaga Uburayi na za Amerika cyane ariko kugenda akora mu bukwe uyu Van Boy kugira ngo byemere pazi we nagazazi niba kopera ngo nibajugumira ngo bagira gutya iyi creating utuntu ariko ikindi kintu nshaka kukubwira Benovia ibi bintu singiye gusoza mbivuga cyangwa se ngewe ibi bintu tubireka tuze kubishyira muri part 2 ndashaka gukora ikiganiro nkaze kubabwira kagambane abantu bamaze gukora witwa The Ben Tiger B ku gitaramo cyiwe bamaze guhuza na Paraso amakuru ndafite nzabagezaho nakagaruka so reka tubashime cyane tubabwe ko gukora subscribe kandi ndababwiye ko umenye yuko ngewe amakuru mfite ngiye kubahereza ngewe mu byitegure bantu mukurikiranye wa Bagaye TV mbafitiye inkuru ya Clapton Kibonke na Costin nkagira inkuru ya BMGzo na MC Nario ngomba noneho yo kuyiva ibuzi ukongeraho niyo inkuru ya The Ben
n'akagambane bari kumukorera muri Uganda kuba bafashe igitaramo cya Paraso kigiye kuzaba ku itariki imwe. Ibyo biganiro mwebwe mwandika muri comment muvuga ati Skytu duhereza ubwino bwa Clapton Kibonke na Costin cyangwa duhereza ubwino bwa BMG na MC Nario cyangwa duhereza ubwino bwa Paraso nande na The Ben. Ndibutse ko turi kumwe na Mazana Metafarming na Fabrication Limited no mukire wanjye ukuranika gugu ukora ibijyanye n'ibisige by'inzu udushedi bubaka amadushe byandi birahura ameze neza bakigisha gukora ama mashini ubusuderi ndetse abo ngabo ni nabo badufasha mu bijyanye na stage abana maje kwiga mushobora kuza mugafata stage tukabaha n'akazi niba nawe uri umukire tugane tugukorere turi kumwe na B1 Gin ngira ngo yo mbabwiye B1 Gin ni kwisi hose nababwira ngo B1 Gin test the power mbabwira ngo B1 Gin the management mbabwira ngo B1 Gin the investor mbabwira ngo B1 Gin urumva ko ntago bikiri inzoga gusa byageze mu bahanzi byageze mu makipe byageze bamaje kugoyinga viral ngira ngo amakuru y'ifitiye Skytu Breaking breaking mu kiganiro cyawe ubu B1 Gin igiye gushinga urusengero nyuma yuko ibisabwa babyujuje urwo rusengero nzarushyiramo efuta ikizira nabiva muri uyu mwuga hamwe na Theo bose babireba. Reka tuwushimire cyane.